muto wumve ngo ubu tuvugana maze imyaka 3 yose ndongorwa n'umukwe wanjye pe, uriya mugabo warongoye umukobwa wanjye andongora neza mana muto, sinzi ukuntu nabikubwira, ku buryo nyine nakoze ibishoboka byose ariko kumureka bikaba byarananiye pe, ku buryo ejo bundi nibwo nicaye ndiganiriza ndavuga nti ariko uyu musore umunsi turyamana bwa mbere ntiwasanga yarandoze, kuko nyine kumureka byarananiye, ku buryo mba mvuga nti umukobwa wanjye namenya ko ndongorwa n'umugabo we bizagenda bite. Urumva ibyo byose ndabitekereza, ubwoba bukanyica, nkagerageza buryo ki nakwikuramo uyu mugabo w'umukobwa wanjye, ariko byarananiye. Ndabyibuka bwa mbere turyamana dore ukuntu byagenze. Hari ku mugoroba twari duhuriye ahantu muri aniveriseri y'umugore dukorana, hari abantu benshi b'abasirimu, abasore, abakobwa, inkumi, nyine ingeri zose, gusa nta bana bari barimo. Kuri uwo mugoroba rero twari twasinze pe, hanyuma ku munota wa nyuma abadamu twari twajyanye nahindutse, buri mudamu ari kumwe n'umusore, buri mudamu ari kumwe n'umugabo, ninjye wari wicaye njyenyine. Mbonye nicaye njyenyine naravuze nti ntabwo naguma muri iki kirori, reka nitahire. Nafashe isakoshi yanjye ndasohoka, kuko nabonaga abo twari twajyanye bose buri wese ari kumwe n'umuhungu, buri wese ari kumwe n'umugabo, bakaho bari gukorakoranaho ngaho bari gusomana. Ndavuga nti ntabwo naguma ndi njyenyine gutya, reka nitahire. Shamuto nafashe isakoshi ndahaguruka. Ubwo nasohokaga ngeze mu muryango nahuye n'umusore, icyo gihe yari ataraba umukwe wanjye, icyo gihe yari akiri umusore bisanzwe. Twakutaniye ku muryango, nari nahereye na kare mubona. Arambaza ati ese kuri isakoshi iratashye? Ndamubwira nti ndananiwe, reka nitahire. Umusore yarambwiye ati reka nta mpamvu, reba abandi ukuntu barimo bararyoshya, barimo barenjoyinga ubuzima, wowe utashye amasaha kubera iki? Ati cyangwa umugabo araguhamagaye. Arambwira ati ngwino wana natwe tugende twicare ari inyuma mu nguni tube twiganirira. Nabitekerejeho ndavuga nti ariko ubundi wa mugani ko nta mugabo nsanze mu rugo, yewe n'abana banjye amasaha ko ndasanga baryamye, ndatangiye gukora iki? Kandi mbonye umuntu tuganira. Twasubiye muri iyo sare twari turimo, nuko tujya kwicara inyuma mu nguni. Yewe ntibyatinze, nta n'iminota 2 twamaze twicaye, twatangiye gukora ibyo abandi barimo barakora. Bari barimo barasomana, nyine niba ari inzoga, ni kwa kundi nyine abantu baba basinze bagatangira gukora nyine ibintu bimeze ariko ko nuko by'ubuzima. Twatangiye natwe gusomana aho ngaho inyuma twari twicaye. Umuhungu mukuru nkoraho nanjye nashyizemo agacupa, nubwo ntari nasinze cyane. Numvisha nkumbuje umugabo, numva ankumbuje kurongorwa. Uwo mwanya namubwiye nti reka tugende tujye kwicarira mu modoka yanjye. Twaragiye tujya mu modoka, ndetse imodoka nyikura aho ngaho nyigiza hirya ahantu hasaga nkaho hari umwijima. Mu by'ukuri ni ubwa mbere twari tumenyanye, ni ubwa mbere twari tubonanye twaganira. Twaragiye rero twicara mu modoka yanjye yari iri hanze. Tugezeyo umusore dukomeza ibyo twari turimo turakarisanya. Ndavuga ubundi wa mugani nzahiranwa n'agahinda kugeza ryari? Imyaka ishize umugabo wanjye yitahiye ni myinshi, kuki njyewe ntarya ubuzima nk'abandi bana?
ubwo twicara mu modoka, umuhungu rwose ankoraho nanjye mukoraho, muri iryo joro turasomana, ndetse uko umwanya ugenda ushira rwose ngenda numva mbishaka cyane. Ntibyatinze yatangiye kunkuramo imyenda, ariko umutima umwe ukambwira ati ntubutse uyu mwana kumuruta, undi ukambwira uti ariko nawe iryo ubuzima nk'abandi niba ugomba kuzapfana agahinda. Nashidutse nanjye ntangiye kumukuramo imyenda. Muto winseka ndababaye kuko nje kukuganiriza, kuko numva umutima wanjye uremerewe. Uwo musore rero aho ngaho muri iyo modoka byarangiye twambaye uko twavutse. Uwo mwanya urabona twari twicaye muri za ntebe z'inyuma, nyine imodoka yanjye irabizi uko iteye, inyuma wanaryamamo. Niho naryamye, uwo muhungu arandongora pe. Kuva umutware wanjye yakitaba Imana ni ubwa mbere, urumva imyaka iciyemo 10 ni myinshi. Umusore rero yarandongoye koko muri iyo modoka. Kubera imyaka myinshi nari maze ntakora ibyo bintu, numve ko narangije nka 3, twakoze ituru imwe, ariko muri iyo turu ndangizamo 3. Birangiye icyo gikorwa naranezerewe. Ubundi uwo musore nahora nyishimira, duhana nimero muri ubwo buryo. Namuhaye nimero nawe ampa nimero, noneho nditahira. Nahise nitahira kuko numvishe ibitotsi binyishe, nawe urabizi iyo umaze gukora kiriya gikorwa nyine uhita wumva ushaka kuryama. Naratashye. Muto ngeze mu rugo nabuze amahoro, nguma kwibuka umusore twahuye ukiri mutoya, umusore wandongoye neza turi mu modoka. Wumve ngo ngeze mu rugo nagiye kubona mbona arampamagaye, nkiri kumwibazaho nibaza nti uriya muhungu aje ate kugira ngo duhite dukora bino bintu. Ubwo yarampamagaye iryo joro ngeze mu rugo, umuhungu atangira kuntereta, arambwira ati nagukunze, ate se ufite umugabo? Dutangira kuganira nyine. Iryo joro twaraye duhinga, numvaga wagira ngo ndi muri ya myaka ya kera tukiri inkumi niga nko muri segonderi. Umuhungu yaranterese iryo joro, wambwira ukuntu yankunze. Nanjye ubwo nk'umugore wari umaze imyaka igera muri 10 n'ingahe nta muhungu ntereta, numvaga ari ibintu byiza. Ubucuti bwanjye rero n'umukwe wanjye bwahereye aho, ariko icyo gihe urumva yaratarambera umukwe. Twakomeje kuba inshuti, noneho ndetse tuza kongera duhura bwa kabiri. Icyo gihe ariko ninjye wagiye kumureba iwe, andongorera iwe. Muto nimubwira ngo arongora neza nyine ntabwo ari ibyo gukabya ngo kuko ngo ari ibintu nari maze igihe kinini wenda ntakora. Umve ko arongora neza nyine, wasinzi ni impano ahaje. Narabuze ni impano Imana yamwihereye, yaraniryoheye biteye ubwoba. Umusore twakomeje kuba inshuti, nuko tumaze imyaka 2 tubanye muri ubwo buryo, zandagukunda zidashira, duhura akandongora. Cyambwiye ati ariko ko maze gukura kandi ndambiwe buno buzima bwa gisiribateri, waretse nkakurongora nkakugira umugore. Umusore ufite uhagaze neza, yego ntabwo afite amafaranga menshi nk'ayanjye ndamurusha, ariko rwose pe ahagaze neza ukurikije abasore muri iyi minsi ukuntu ubuzima buba bumeze. Umusore rero arangije arambwira ati nagukunze, ibyo kuba ufite abana 2 bakuru twenda kungana ibyo ntacyo bimbwiye, ndashaka ko tubana kuko mama ahora ambaza ati ese nzarongora ryari. Icyo gihe urumva yarantunguye pe, numvaga ibyo kubana nawe ari ibindi. Nawe urumva umuhungu w'imyaka 26, umugore w'imyaka 46, urumva nyine ni ibintu harimo distance nini, ariko akarongora neza we. Ushaka mu buzima
ubwo sinzi ukuntu rero umunsi umwe yaravuze nti ibintu wabiganirizaho umukobwa wanjye. Umunsi umwe nari ndi kumwe n'umukobwa wanjye rero ndamuganiriza ndamubwira nti mwana wa hari umuhungu w'imyaka 26 uri ku ntebe ushaka ko tubana. Umwana wanjye yarasetse arambwira ati matereka reka uramenye nuramuka ugiye gushaka uzashaka umugabo mukuru byibuze muri 40 cyangwa 50 ukuruta, ariko udungu tw'utwana two kugusaza no gukurira amafaranga reka ntuzabikore waba wisebeje. Umwana wanjye yabyamaganiye kure, ariko nanjye nabitekerezaho nkavuga se koko wakumva umukecuru nkanjye mbanye n'umuhungu w'imyaka 20 n'ingahe? Ndavuga nti umugani reka nubwo mukunda ariko umbwira ko bitakunda. Umusore rero twaje kongera guhura n'umubwiza ukuri ndamubwira nti ndagukunda, ariko numva twakomeza kwibera inshuti muri ubu buryo kuko kubana nawe ntabwo byagaragara neza muri famiye yanjye. Sha muto zo mungu ikintu igihano yampaye yarambwiye ati ntabwo byakunda rero iyi mico ni y'ububobo, reka ibyanjye nawe birangirira ahangaha ubwo ntirambagirize abandi niba ko nabona umugore kuko nshaka umugore. Byanteye depression kuko naramukundaga byanyabyo, ariko nkavuga se ubwo ko twabana gute? Nyine nkumva biragoye. Umuhungu yaragiye arambloka ahantu hose ndamubura, ngenda namwikuramo pe gake gake, ariko byantwaye igihe. Haciyemo umwaka umwe wonyine umukobwa wanjye nibwo yambwiye yuko agiye gukora ubukwe. Narishimye kuko umukobwa wanjye ni mukuru, narishimye biranshimisha ndamubwira nti nta kibazo ndagushyigikiye. Reka rero famiye zizahure nsange wa muhungu twamaze imyaka 2 turyamana, wa muhungu nakunze, wa muhungu numvaga ntamubura niwe ugiye kubana n'umukobwa wanjye. Gusa ntabwo neretse umukobwa wanjye ko tuziranye, ariko naravuze nti nzabana nabyo. Ibyo byarabaye rero birarangira, namubwira ko atarazi ko amutereta ari umukobwa wanjye, arambwira ati ariko twarakundanye byararangiye. Ubukwe bwarabaye muto wari uburimo pe, gusa iryo ryari ibanga ryanjye n'uwo musore twenyine tuziranyeho ko uwo muhungu nubwo arongoye umukobwa wanjye ariko nkimukunda ntigeze mwanga, ndetse nkunda n'ukuntu arongora. Imana afite intuzi iryoshye we. Ubwo rero icyakurikiyeho ni iki: umwana wanjye yagiye mu rugo ararongorwa yitwa umugore. Amaze kwitwa umugore nibwo nongeye kubura umubano n'umugabo w'umukobwa wanjye ari we nyir'umukwe wanjye. Urumva batangiye kujya baza kunsura nk'abasuye umubyeyi, nanjye ejo nkajyayo nk'abasuye urugo rw'abana, ariko iyo kururukuru yajemo ntangira kongera kumubona byatumye nongera kumukumbura, ndetse rimwe na rimwe akanyuzamo akanyandikira nka message akambwira ati wakoze kuza kudusura, nishimiye kongera kukubona, ati nari nkukumbuye, ati nkurebye inyibutsa bya bihe bya kera, akambwira ibintu byinshi. Akambwira ayo magambo wibuke nanjye wibuke ko ntigeze mwanga. Moto wa muntu sinzi ngo nakubwira ngo byanyuze mu zihe nzira, yansabye ko twakongera tugahura, ndabirwanya pe kuko numvaga ko niduhura byanga byakunda tuzongera turongorane, kandi yamaze kuba umukwe wanjye. Narabirwanyije amezi nta nubwo umwaka wageze, ubwo yari amaze amezi 8 abana n'umukobwa wanjye. Moto yaje kunsura wenyine, noneho aza mu masaha ya mu gitondo umugore we amaze kujya mu kazi. Umwana wanjye mutoya yari yagiye ku ishuri,
urumva twari twenyine mu rugo njyewe n'umukwe wanjye. Twaraganiriye mubwira ko ibi bintu ntabishaka by'uko twakomeza gukururana, ibintu byo kuguma nyandikira mubwira ko ntabishaka. Ariko rwose uko anyegera amvugisha nkumva ndi gushira numva nkumva ndi kwibuka ukuntu arongora neza. Noneho iyo mbigezeho numva nta n'ikindi kintu mfite cyo kurenzaho. Ubwo mu kunyegera rero yarambwiye ati ngiye njyewe kubigukorera ndebe kunyikuraho, ati ngenda gukumbuye. Nukuri kw'Imana yaramfasha aransoma, kumwikuramo birananira, nanjye numvaga mushaka. Wibuke yamaze kuba umukwe wanjye, twaragiye dufunga umuryango. Tumaze gufunga umuryango birangira twambuye. Rwose icyo gihe twabikuriye aho ngaho muri salo. Twakoze amaturu abiri aho ngaho muri salo. Ubwo tayari ka gakungu kacu kaba karongeye karabyutse, turongera turakururana turahararana. Umva noneho bimwe birebire, urumva noneho yazaga kunsura nk'umukwe, bari bamuzi. Noneho twagera mu nzu tukigira mu bindi. Muto nabigize ibanga, ariko ndongera rwa rukundo nari ndi kugerageza kwikuramo wagira ngo narongeye ndarwuhiririra. Ndongera ndamukunda bundi bushyashya sasa, noneho kandi cyane mera nk'umusazi, ku buryo twongeye tukajya turyamana. Akajya ambwira ati ubu koko ugira ngo umukobwa wawe umukunda nk'uko ngukunda, ko wari wowe nakunze mbere no kujya kumushaka kari agahinda kuko wari unyanze. Ubwo rero nayobewe icyo nabaye, ntavuze se ujya numva ngo iyo abantu batangiye gusaza ubwenge bwabo bugenda bumera nk'ubw'abana, byaba ari byo byambayeho. Kuko nyine muto uko mbikubwira ntacyo nguhishe rwose, mve ngo n'ubu haciyemo icyumweru kimwe cyonyine, kandi n'ubu ndumva mukumbuye. N'aka kanya mbwiye ati ngiye kuza kukureba, sinzi ko nabasha kumuhakanira. None nkibaza nti ibi bintu ko nshaka kubihagarika, uru rukundo mufitiye ko nshaka ko rumvamo umwana wanjye ataranabimenya, ni iki nakora kugira ngo mwikuremo? Mbabarira ungira inama pe, uranduta, wagiye uhura na experience z'ubuzima zitandukanye. Mbabarira ungira inama nk'umudamu mugenzi wanjye, ni iki nakora ngo uyu mukwe wanjye mwibagirwe burundu, ndetse umugabo w'umukobwa wanjye, umukobwa wanjye yubake abyare ubuzima bugende neza. Ariko noneho uguze ukuntu uwo mukwe arongora neza, byo noneho nibyo byananyishe mu mutwe. Wenda biriya bindi ntabikontorora, ariko icyo cyo Yesu we sinzi ngo nzabigenza nte.